Ba DJP Global Hub turongeye tubaye ikaze. Uyu munsi tugiye kugaruka ku butumwa Kwizera Emeline yageneye urubyiruko rusange, cyane cyane ababaswe n'ingeso zirimo ubusambanyi yahozemo. Uyu Kwizera Emeline ni umwe wamamaye nka Ishyanga, gusa ngira ngo hari ikintu wumvishemo ku mbuga nkoranyambaga, nawe yaravuzwe cyane. Uyu nguyu Kwizera Emeline yakunze kugarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga mu minsi ishize. Ubu ngubu yarekebuye abakibaswe n'ingeso yahozemo nk'ubusambanyi mbere y'uko yakira Yesu nk'umwami n'umukiza akabatizwa mu mazi menshi. Uyu mukobwa Kwizera Emeline yabigarutseho mu butumwa bw'amashusho yasangije abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga kuri uyu wa 21 Gicurasi 2026, nk'uko namwe muyabona aha. Mbere ntarakizwa nari imbata y'ibyaha byinshi: ubusambanyi, kunywa inzoga, ibiyobyabwenge, kujya mu tubari, ubusinzi, ibintu byinshi. Ariko nyine Kristo aza guhindura ubuzima bwanjye. Uyu mukobwa yabanje kwibutsa abamukurikira ko mbere y'uko akizwa yari umunyabyaha. Mbere narakizwa nari imbata y'ibyaha byinshi, nari umusambanyi, nari umunywenzoga, ibiyobyabwenge, ubusinzi n'ibindi byinshi. Ariko nyine Kristo aza guhindura ubuzima bwanjye. Ubu ndi icyamamare gishya, umwana w'Imana, ndetse ndi umuragwa w'ijuru. Uyu mukobwa wahaye ubutumwa ababazwe n'ingeso yahozemo yakomeje ati: ikintu nifuje kubasangiza kuva kera, ubu ngubu akaba aribwo ngiye kugishyira mu bikorwa. Ndagira ngo mbabwire ko abantu batarakizwa, barabaswe n'ibiyobyabwenge, ubusambanyi, ubusinzi, kwikinisha, ubutinganyi n'ibindi, ndagira ngo mbamenyeshe ko ibyo byose Kristo abasha kubihindura. Ahindura ubuzima bw'umuntu nawe ntamenye uko bigenda. Kwizera Emeline yagarutsweho cyane ubwo hajyaga hanze amashusho ye n'abandi bakobwa bari gukora ibiteye isoni. Icyo gihe bapimwe ibiyobyabwenge babibasangamo, biba ngombwa ko bajyanwa ku kigo ngororamuco cy'i Huye. Nyuma Kwizera Emeline yaje gutungurana abatizwa mu mazi menshi, ahamya ko ubuzima bwe bwahinduwe na Yesu Kristo, ndetse ko atazasubira inyuma ukundi, cyangwa se atazasubira ukundi. Ngira ngo murumva ubutumwa uyu Emeline yageneye urubyiruko muri rusange, natwe twifuje kubasangiza nk'uko yabutangaje. Ngira ngo no muri ayo mashusho muraza kuyabonamo. Aho ngaho rwose Emeline yakibaye ababazwa n'ingeso mbi yahozemo, cyangwa se nk'izo yahozemo. Natwe abakunzi ba DJP Global Hub baba bafite zimwe mu ngeso zitagenda neza, aho hari inama zagufasha, kandi mukomeze mubane natwe mukora subscribe, dukomeze tubigezeho byinshi bigiye bitandukanye. Murakoze cyane.